Reka tubasuhuze inshuti mudahema kubana natwe mumeze mute, Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mibabaro abagore baterwa n'abagabo babo hirya no hino ku isi. Ahari ushobora kuba ufite umugabo, nyamara umugabo wenda akaba yarakubereye ikigeragezo, ukibaza niba uyu ari wowe wenyine ushobora kuba warahuye n'icyo kigeragezo, kuko abagore benshi burya iyo ijuru isi iba ihindutse cyangwa se abagabo babo bakabahinduka, hari igihe batekereza yuko abagabo babo ari bo babi kuruta abandi. Ariko uyu munsi turagenda dukabakaba hirya no hino ku isi, turagenda tureba ku migabane itandukanye, maze turebe uko ubuzima bw'abagore muri rusange bumeze, cyane cyane ubuzima bushingiye ku guhohoterwa ndetse no kubangamirwa n'abagabo babo. Hari igihe umugabo ashobora kuba ari umusinzi, ari umusambanyi, ukagira ngo ni weho wenyine. Uraza kumva neza inama ugirwa igihe icyo ari cyo cyose uhuje n'imibabaro n'aba bagore tugiye kuvuga mu kanya. Muze tugirane ibihe byiza, turusheho gusobanukirwa kandi tumenye neza yuko buno buzima burya bumeze nk'uruziga, ibimbayeho uyu munsi ejo biba ku wundi, ibibaye ku wundi uyu munsi ejo bibigera ku wundi. Hari igihe tujya twumva abantu bahura n'ibibazo cyangwa se n'ingorane ari abaturanyi bacu cyangwa se ari abandi bantu ba kure, tukabumva mu binyamakuru cyangwa se tukabumva mu nkuru zitandukanye, natwe tukishimira kuzibara, ariko ntidutekereze neza yuko burya iyo umuriro ufashe ishyamba uko byagenda kose ntago ibyatsi biri hafi aho ngo bikwiye kwishima, oya nabyo bishobora kuba byafatwa nubwo bitangiye kureba urwokotsi. Rero byumvikane neza yuko igihe icyo ari cyo cyose wumvishe yuko ku muturanyi wawe hari ikibazo, nawe tangira ushyireho imbibi, tangira ushakishe imyugariro ndetse utangire ushake ingabo yagukingira mu gihe ibyo bibazo nawe bishobora kukugeraho. Nawe uri umuntu, ntabwo uri icyuma, kandi ibibazo byaziye abantu. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe nyine ingorane zitandukanye abagore benshi bahura nazo hirya no hino ku isi. Ahangaha uraza gusobanukirwa umenye aho uhagaze. Reka tugirane ibihe byiza. Mu mibanire y'abashakanye cyangwa se abakundana, urukundo n'icyizere nibyo biba inkingi iruta ibindi byose. Ariko rero siko bimeze kuri bose, kuko hari abagore benshi hirya no hino ku isi bahura n'imibabaro itandukanye ituruka ku bagabo babo, yaba ku marangamutima ndetse no ku mubiri, haba mu bukungu ndetse no mu mibereho rusange. Raporo z'imiryango mpuzamahanga zigaragaza ko hafi 30% by'abagore ku isi bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nibura rimwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, iyo mibare yo igera kuri 40% cyangwa se ikanarengaho y'abantu bakorewe ihohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwoko bw'imibabaro rero abagore bakunda guhura nayo, ubwoko bwa mbere ni ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa se physical violence. Iyi physical violence ni ukuvuga ngo abagore benshi bakunda gukubitwa, gukomeretswa ndetse no guhohoterwa cyangwa se gufatwa ku gahato bakoreshwa imibonano mpuzabitsina. Dufate urugero, umugore ukubitwa buri gihe iyo umugabo we yasinze cyangwa se yarakaye. Hariho abagore benshi bahura n'izo ngorane. Dufashe imibare urugero nko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hagati ya 35 ndetse na 45% by'abagore usanga barahuye n'ihohoterwa. Noneho muri Amerika ni hafi 25%, ku mugabane w'Uburayi ni hagati ya 20 ndetse na 30%. Irindi hohoterwa riboneka ku bagore ni ihohoterwa ryo mu mutwe cyangwa se emotional physiology abuse. Ahangaha emotional psychology abuse ni uguteshwa agaciro. Hariho abagore benshi baba bateshwa agaciro hirya no hino kandi bagateshwa n'abagabo babo. Kenshi na kenshi ugasanga umuntu gore ameze nk'aho atari umugore mu rugo, cyangwa se ugasanga ari nk'igikoresho. Ikindi ni ugucibwa intege. Yakora ikintu icyo ari cyo cyose agatangira gutukwa, gucibwa mu maso ndetse no kumugaragariza yuko ntacyo amaze. Ikindi ni ugutukwa ndetse no guhora abwirwa amagambo mabi. Hari abagore benshi babayeho muri ubwo buzima, ugasanga ibye ni ugutukwa gusa, icyo yakora icyo ari cyo cyose ntashimwe. Dufashe nk'urugero, hari umugabo ubwira umugore we ko nta gaciro afite kandi ko nta n'icyo ashoboye, maze ibi ngibi bigatuma umugore yiheba. Irindi hohoterwa rikunda kugaragara hirya no hino ku isi ni ihohoterwa rishingiye ku bukungu cyangwa se economic abuse. Ahangaha ni umugabo wima uburenganzira umugore we ku mutungo, ku buryo umugore aba ameze nk'umukozi cyangwa se nk'umucakara muri urwo rugo. Ugasanga ibikorwa byose nta na kimwe yemerewe kugira icyo afataho uruhare cyangwa se cyagiraho uruhare, ahubwo umutungo wose ukikubirwa n'umugabo kandi umugore ari we wakoze cyane ndetse yanavunitse.
ikindi ni ukumubuza gukora cyangwa se kumwambura ibyo yari yinjije byose. Urugero, niba umugore wenda yaratangiye gukora akazi ko gucuruza, ubwo uko atashye udufaranga twose yakoreye umugabo agahita atumwaka twose ku buryo nta na kimwe asigarana, cyangwa se umugore akaba afite umushahara, akorera umushahara, yamara kubona umushahara we agahita aza, umugabo agahita atumwaka twose ntihagire n'ikintu na kimwe asigara. Mbega muri make ugasanga nta kintu na kimwe uwo mugore ashobora kwikorera cyaturutse mu maboko ye. Dufashe nk'urugero, hari umugore ukora ariko amafaranga yose agafatwa n'umugabo, nta ntambwe n'imwe ashobora kugeraho, kandi nta nubwo ashobora guhabwa uburenganzira bwo kugenzura ibyo yakoreye. Irindi hohoterwa ni uguhemukirwa cyangwa se infidelity. Ahangaha ni uburyo bwo guhemukirwa cyangwa se kutizerwa cyangwa se kubangamirwa, kuko abagabo bamwe bagira abagore benshi cyangwa se bakajya mu bandi bagore. Mbega muri make hakaba nko guharikwa, ugasanga umugore ari aho yarashatswe ariko umugabo we yaramuharitse. Ibi ngibi rero bitera umugore agahinda, bikamuca intege ndetse bikamutera no kwiyumva nabi, kuko harimo na bamwe biyahura. Nk'imibare igaragaza ko mu bihugu byinshi byo muri Afurika hagati ya 20 ndetse na 40% by'abagabo bashakanye bemera guca inyuma abo bashatse. Ku mugabane w'Uburayi ho ni hagati ya 15 ndetse na 25%. Ikindi ni ugutererana inshingano. Kenshi na kenshi usanga abagore benshi baba barahariwe inshingano, kwita ku bana, kwita ku rugo ndetse no kwita ku bikenewe muri rusange. Ahangaha ugasanga hariho nk'abagabo batita ku bana, abana babo bagaheruka bababyara gusa. Ikindi ni ukutagira uruhare mu buzima bw'urugo, ugasanga hariho abagabo benshi biyanze inshingano, aho inshingano zose baziharira abagore. Ahangaha dufashe urugero, hari umugabo udataha cyangwa se agataha atinze, ugasanga kugira ngo aboneke mu rugo ni rimwe na rimwe, kandi noneho yanataha ntahahire urugo, ugasanga nanone adatanga n'amafaranga na make mu muryango, ugasanga umugore we asigara yikoreye umutwaro wose wo kwita ku rugo. Irindi hohoterwa ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se sexual abuse. Ahangaha ni uguhatirwa gukora imibonano mpuzabitsina kandi atabyemeye. Hariho abagore benshi babayeho muri ubu buzima aho gukoreshwa imibonano mpuzabitsina byabaye nk'intego nyamukuru, kandi umugore iyo atagize icyo ahahirwa, atabwiwe n'amagambo meza, gukora imibonano mpuzabitsina nta nicyo biba bivuze. Rero usanga benshi bahura n'iri hohoterwa, kandi nanone no kutubahiriza uburenganzira bw'umugore ku bijyanye n'umubiri we, ugasanga umubiri w'umugore umugabo ari kuwufata nk'igikoresho cye. Imibare igaragaza yuko muri Afurika iri hohoterwa rihagaze hejuru ya 30%, muri Aziya ni hagati ya 25 ndetse na 35%, noneho ku mugabane w'Uburayi ni hagati y'10 ndetse na 20% hagaragara ihohoterwa nk'iri. Uko bihagaze rero mu bice bitandukanye by'isi, urugero nko muri Afurika, ihohoterwa riri hejuru cyane bitewe n'umuco, bitewe n'ubukene n'inyigisho z'umuco zishyira umugore hasi cyangwa se zishyira abagore hasi. Abagore benshi rero bihanganira ibibazo kubera gutinya gutandukana n'abo bashakanye ndetse no kutagira ubushobozi bwo kwitunga, kuko aratekereza ati ndamutse ntandukanye n'uyu mugabo nta kintu nakwimarira. Ku mugabane w'Uburayi ho hari amategeko arengera abagore, ariko ihohoterwa ryo mu mutwe ryo riracyari ikibazo gikomeye, aho abagore benshi batanga ibirego ariko bamwe bagakomeza kubihisha. Muri Amerika, cyane cyane nko muri Amerika ya ruguru cyangwa se muri North and South America, ni ukuvuga ngo haba muri Amerika y'Epfo ndetse na Amerika ya ruguru, domestic violence cyangwa se ihohoterwa ryo mu rugo riri hagati ya 20 ndetse na 30%. Hari ubufasha bwinshi ariko ikibazo kiracyahari cyane cyane nko mu miryango ifite ibibazo by'ubukungu. Ku mugabane wa Aziya ho, mu bihugu bimwe na bimwe, umuco ushyira umugabo hejuru cyane. Ihohoterwa rero rikunda guhishwa cyane, urugero nko mu Buhinde ndetse no mu bindi bihugu, ikibazo cy'ihohoterwa ryo mu rugo kiracyari kiri hejuru cyane cyangwa se kiracyagaragara. Ingaruka rero bigera ku bagore, ingaruka ya mbere ni mu buzima bwo mu mutwe, icyo bita depression, ni agahinda gakabije abagore benshi hirya no hino ku isi bafite. Ikindi ni anxiety cyangwa se guhangayika. Nanone kandi ikindi bigira ku bagore ni ukwiyanga. Ku bijyanye n'ubuzima bw'umubiri, ku mubiri y'abagore inshuro nyinshi haba hariho ibikomere, kubera ko benshi baba baragiye bakubitwa
ikindi ni indwara z'igihe kirekire ndetse hashobora no kuziramo n'ubumuga, ikindi ni ibibazo by'ubuzima ndetse n'imyororokere, ugasanga harimo ibibazo bitandukanye. Ikindi kibazo nanone gikunda kugera ku bagore ni mu buzima bw'imibereho, urugero hari igihe byanga cyangwa se imibabaro ikabarenga, hakabaho gutandukana n'abo bashakanye, hakabaho kuba baba bonyine abasingo mamu, ndetse n'ibibazo by'ubukene bitandukanye bishobora kuba haba nyuma yo gutandukana n'abo bashakanye. Ingaruka rero bigira ku bana ndetse n'umuryango muri rusange, abana bakurira muri iryo hohoterwa bashobora kuzavamo abantu bahohotera abandi, cyangwa se bafite ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se n'umuryango ukabura amahoro ndetse n'iterambere. Impamvu rero zitera iyi mibabaro ni ubusinzi n'ibiyobyabwenge, ni uburere bubi, ni ubumenyi buke mu bijyanye n'uburenganzira bw'umugore, ubukene ndetse n'umuco ushyira umugabo hejuru cyane. Icyakorwa rero cyangwa se nka solution yakorwa kugira ngo abagore wenda ari n'ihohoterwa ricike, ni ukwigirira icyizere, ni ugushaka ubufasha mukabushakira ku nshuti, ku miryango ndetse no ku nzego z'ubuyobozi, kandi ni ukwiga ndetse no gushaka ubushobozi bwo kwitunga, kuko burya iyo umuntu amenye yuko ari we ugutunze hari igihe aguhohotera agendeye kuri icyo kintu. Ku bijyanye n'abagabo rero nabo bakwiye kwigishwa ku bijyanye n'imibanire myiza, bakigishwa kwirinda ihohoterwa ndetse no kubaha abagore no kwakira ubufasha cyangwa se counseling kugira ngo nabo babashe kuganirizwa bagire imitekerereze myiza yo mu mutwe. Ku bihugu muri rusange, ibihugu bikwiye gushyiraho amategeko akomeye cyane arengera uburenganzira bwa muntu ndetse no gukangurira abaturage uburinganire ndetse no gufasha abagore kubona ubutabera. Twasoza tuvuga ko imibabaro y'abagore hirya no hino ku isi iterwa n'abagabo babo, ariko ikibazo gikomeye ku isi yose, ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye, imibabaro y'abagore iterwa n'abagabo babo ni ikibazo gikomeye ku isi yose, ariko nubwo bihagaze bitya cyangwa se bikaba bitandukanye bitewe n'akarere, ikibazo kirahari hose kandi gikwiye gukemurwa rero, cyangwa se gukemura ibi bibazo bisaba ubwumvikane, bisaba uburezi, bisaba amategeko akomeye ndetse n'impinduka mu bijyanye n'imitekerereze. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe, inshuti mudahwema kudukurikira. Uyu munsi twareberaga hamwe ibibazo bitandukanye abagore hirya no hino ku isi bahura nabyo. Ushobora kuba wari ufite ikibazo mu rugo rwawe, ariko wumvishe yuko bagenzi bawe ndetse n'ibipimo uko byabigaragazaga bagiye bafite ibibazo bitandukanye, gusa mwumvishe n'inama z'icyakorwa kugira ngo abantu barusheho kubana neza ndetse barusheho kumva bishimiye ubuzima. Niba wishimira ibi biganiro kandi ukumva ushaka kuguma wumva ibiganiro nk'ibi, ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera, ukareba handitseho notification ukahakanda niba utari wabikora, kugira ngo gahunda zacu zijye zikugeraho mu ba mbere. Kandi niba hari n'icyo wabasha kutwandikira, watwandikira muri comment kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, ni amahumbezi. Reka tuzongere duhure muri video y'ubutaha.